babaze nanjye ndamuzi baze kubwiriza ijambo ry'Imana ku cyumweru barambwira ngo ntabwo yemerewe kuza kubwiriza arahagaze noneho rero hari ikintu tuvuga icyo twavugaga kugira ngo abantu tutareza mu kirere sibyo ahantu turi imbere ya kamera sibyo kandi iyo twavuze ni ibizwi nabo barabizi wowe wabyise umushahara ariko nyibyita agasara ni umushahara noneho rero wowe umushyirima ikata tepe noneho wowe genda byise agasara ushingiye ku mpamvu washingiye ku cyuma aba bantu bemera ko ari abakozi b'Imana genda byemera atari abakozi ba DPR babwiye ko umurambiye nabwiye ku rusengero wacu natwe ritubwiye namwe reka babwiye muri imyaka hari kuwa kane buri gukiza kuyobora amasengesho kwa gatanu umuntu asanga mu nzozi nari maze iminsi nibaza gukiranuka kuzuye umuntu yamukura nari maze iminsi kandi yigishije ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abandi mu isi byatwitamo kugira ngo umwizera wese akamuka ijambo maze igihe nzigisha umwuka aza kurinyigisha ngiye kubona ngo imbere yanjye umwuka arambwira ngo kanguka arankomanga mu nzozi ndakanguka maze gukanguka ariko nkambuka mu nzozi nyine bagira inzozi cyangwa yereko barabyumva kundusha ndabyumva rwose hanyuma ngiye kubona ngo imbere yanjye haparitse imodoka yarapfa ya modoka umuntu atwicayemo turi abantu babiri arangije urabona utuntu tuba ku modoka twe twasuga rasi ndabyumva amazi hanyuma twicaye muri ya modoka mbona umuntu araje afashe ya modoka yimenaho imyanda ariko yimenya imyanda inyuma ku kirahure arareka kuvuga isabune wa mushahara wabageneye wana agasabune ariko drama hafi ejo abapasiteri n'abakozi b'itorero none se Rafi nushaka kuvuga ko abapasiteri bahembwa ngiye kubaza ikibazo umbaze bibiri ubyita agasabune ko mu gihembo turaza ntabwo turuzi none ngiye kubaza ikibazo ishakiro ry'ubutumwa bwiza ku bantu bose gukurikira Yesu nta gihombo ndetse nta n'ikiguzi kurikira umuyoboro wacu uzarushaho guhembuka ndetse unakure mu buryo bw'umwuka umukiza abe hamwe namwe yabivuze TV Rwanda umuyoboro mwiza abakiriya mwese mugubwe neza kandi mukomeze gukurikira ijambo ry'Imana ijambo rero mbere yuko dusenga ndagira ngo kubwira impamvu yatumye nkubwira ngo uze dukore kino kiganiro nubwo dusanzwe dukora ibiganiro byinshi ariko maze iminsi mfite icyifuzo cyo gukora ikiganiro cyo mu ijambo ry'Imana ariko kimeze nka deba cyangwa ko tuganiraho ntabwo ari kugira ngo tuburane hano kuri icano yabivuze TV abaho akadeba tuyo tuganiraho kitwa ubibona gute bivuze ngo uko ubibona ashobora kuba atari ko mbibona ariko iyo tubiganiriye dushobora kurangiza tubibonye kimwe ariko kugira ngo twungurane ibitekerezo tuzabona uko tujya mu ijuru kuko babiri barutuma rero ndaza kwifashisha ijambo ry'Imana baza kumbindira ntibazi ibibazo bazi iminsi nibaza nayobeje n'abandi nzakomeza kubibaza n'abandi kugera ku kigero nzagera aho n'undi mutima wanjye wifuza rero dukurikiye kandi ibyo bibazo nibaza nabo bajya babimbaza narababwiye rero nzajya mazanira abantu bo mu ijambo ry'Imana babasubiza ibibazo nibaza nanjye ibyo nibaza kandi umwuka wera ari hagati muri kugira ngo bidufashemo reka rero usubize bano bantu hanyuma dugaruke dusenga dusoma ijambo ry'Imana ndabashuje rero kuyabivuze TV Imana bari umugisha n'Imana TV ndabashuje nitwa Hategekimana Jean Marie Vianney umugabo ufite umudamu n'abana babiri numva ari ibyo haba umukristo haba umukozi w'Imana n'umudiyakoni n'umuyobozi w'amasengesho n'umuyobozi w'amasengesho nibyo kabisa nanjye niko kazi kanjye twese dukora akazi kamwe gusenga Imana wamusanga kuri nationale Kimisagara abahari wa kabiri ubwo mukora publicité y'ijambo ry'Imana ubwo ni yose bikorera nanjye wasanga kimwe wa gatanu hari abona rwose Imana bamugisha kandi dukoze no kugira ngo namwe ababuze abasengera aho basengera none rero ujya nationale kwa kabiri cyangwa kimwe kwa gatanu tuba turi mu masengesho kandi y'umuriro amen dusenge kandi Imana iri gukora imirimo yacyakora ibitangaza biravuze ko yari kera uyu munsi ni kwakira amen Imana bamugisha rero kugira ngo dusenge Imana bitumara gusenga rusonje ry'Imana bitari birebire nakire jamari mubazira nshaka kumubaza hanyuma umwuka uraza kumufasha kudusubiza ibyo adashobora umwuka wera azakomeza kubirwana Mana yacu Isomano wacu Yesu Kristo uri mukunzi wacu mwiza udahemuka wowe mwingero turagira mu rwuri rwiza
wowe utameze nk'abantu kandi ntukore nkabo. Tugushimiye iri teraniro riteranije ririmo abantu benshi, abazungu n'abirabura, abakire n'abakene, abakomeye n'aboroheje. Turagushimiye abateze amatwi bari hafi n'abari kure, turabigushimiye. Baha umugisha ubarebe neza, kandi ijambo rye tugiye kuvuga umanukire muri ryo, urishorere uriherekeze, kandi urisohoreshe ibimenyetso n'ibitangaza. Umuntu uryumva arwaye akire uburwayi bwe, umuntu uryumva arushye aruhuke, umuntu uryumva abuze uko agira agirirwe neza, umuntu uryumva yihebye agira ibyiringiro bya none n'iby'ejo. Turasenze kugira ngo umwuka wera akore ibyo twibwira, kandi abikorere umuntu wese umushaka. Urakoze, turagushimiye. Ngaho nguri mu ijambo ryawe, shoboza umukozi wawe, nanjye ushoboze, shoboza umukameramani, uturinde satani, turinde abadayimoni, turinde imbaraga z'umwijima, ibintu birwanya ijambo ryawe, ibintu birwanya abavugabutumwa, ibintu birwanya ivugabutumwa muri twebwe, turabirwanyije mu izina rya Yesu. Dukubise hasi impaka n'ikintu cyose cyishyirira hejuru kurwanya kumenya Imana. Rero uzubane natwe, udushyigikire. Abamarayika bavuye mu ijuru bakore korotire ahangaha, bakorotire, bahazenguruke, bahane kamera zivuye mu ijuru zimanukira ahangaha, umuco w'Imana utumurikire, izuba ryawe tuvire, ibidafite umuriro byose bitsindwe mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko uri gusenga, ibi gusabye ndabizi ko ari bike, ariko ibyo n'ibigirwa hari byinshi, ibigoye n'abari bose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibamugisha. Ndagira ngo usome ijambo ry'Imana. Tumara kubisoma akubwira ibyo ashatse kukubaza. Ndabivuze ngo ngutunguye, ariko yihangana, uri umukozi w'Imana. Nta kibazo. Maze iminsi nifashishije ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Malaki, ibice 3. Yego. Turasoma n'umurongo wa 9. Malaki ibice 3 n'umurongo wa 9. Turasoma n'uwa 9. Uko havuze, haravuze ngo muvuma wa muvumo kuko ishyanga ryose uko mungana nanjye n'ibyanjye nimuzane imigabane ya 10 ishyitse, mubishyire mu bubiko inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubigeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko nzabagomorera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho mukwiza. Amen. Mukomeye cyane mwese abadukurikiye, mbwira ijambo ry'Imana nshaka ko tuganira rifite intego imwe ivuga ngo mbese icya 10 ni ngombwa ku mukristo. Ni ku mukristo cyane ku muntu wese. Buriya byenge bitandukanye hano. Ni akantu kavuga ngo mbese icya 10 ni ngombwa. B iravuga ngo ese ko cyahabwaga abarero, haracyari umurero wo kugihabwa. Mu tuntu tubiri. Icya 10 ni ngombwa n'iki gihe. Reka bivuge n'iki gihe. Ese ko cyahabwaga abarero, haracyari umurero wo kugihabwa. Icyo kibazo se Javete ufite? Nibyo bibazo bibiri. Rero se Javete urambajije, ariko ubundi umuntu yaravuze ngo ntugasubirishe ikindi kibazo, ntugasubirishe ikibazo ikindi, ariko bibaye ngombwa ko ubaza. Nanjye nkubaza, wenda iryo kosa naryo nta kibazo kuri mbabarira. Nabyo aho byaturutse buriya hari umuntu wari mu Burayi aganira n'umushinga aravuga ati rero iwacu muri Afurika atandukanye n'ino, ati muri Afurika iyo ugira ikibazo bagusubirisha ikindi. Umuzungu aravuga ati ibyo ntabwo bibaho, ntabwo wabaza umuntu ikibazo uragusubirishe ikindi. Rero yumva rero barigera impaka cyane biteza ikibazo. Ngo bituma umuzungu aza gukora ubushakashatsi muri Afurika birazanye u Rwanda. Uri umwanya wo kwiga n'umuntu yaraje ageze ku kibuga cy'indege, yavuye mu ndege, urahita abazo yarahasanze ku kibuga. Aravuga ati niko umuntu twagiye impaka n'umuntu i Burayi, arambwira ngo hano muri Afurika ngo iyo ubagira ikibazo bagusubirisha ikindi kibazo. Uwo yarabajije nawe ahita amubaza ati uwo ninde wakubwiye ibyo ngibyo? Ubwo urumva ubajije n'ubajijwe bose bibaye ikibazo. Arabajije bambwiye gutya, ndahita amubaza ati ninde wabikubwiye? Ubwo nabo abasubije ikindi kibazo.
akavuga kubwihorere icyo nashakaga nacyumvise ko nuko mumeze ariko icyo nongeye kubaza icyacu rero bitanga yego aha mani guhungisha rero tugiye kuganira n'ubwo umaze kumenya ko gitanga rero icya mbere ijambo wahereyeho ni ijambo ryavuze ngo muravumwa wa muvugo ngo si iryo jambo sibyo ijya mbere muravumwa wa muvugo ka muntu ushobora kujya hejuru afite umuvugo bishoboka ubwo umuvugo ubwawo wamaze kugaragaza ushaka kuvuga ko umuntu utanga icya 10 cyamubuza kujya mu ijuru uzazi none se bamenye nabo muri kuri oya umugewe Jafet ndimo ndaganira nawe sibyo ariko hari n'abadukurikiye bashaka kubyumva nta jambo riri hano muri Bibiliya ryo gutanga ntaryo ndabyemerera ariyo bishyira ku ruhande oya ibyanditswe byose zahumetswe n'Imana hari ukuntu abantu bari kuyoba kandi bakayobora mu byanditswe kandi burya umwanzi nawe ni ubuhanga azi kuyobya abantu abayobeje mu byanditswe uzi ko Satani yataka Yesu yamwatakiye mu byanditswe iyo Satani arwanya umuntu amurwanyiriza mu byanditswe naho ngaho ahera nta nubwo ashobora kugutega ibyo utazi bagutegesha ibyo uzi hanyuma we yagira amahirwe ukarigamo akabagufasha hari n'abandi bavuga ngo ese gutanga 1:10 ko ntaho Yesu yabivuze nabo bajya babivuga ariko turebe ikintu cyitwa umuvugo mu cyerekezo kuko Yesu hari ijambo yavuze Jafet aravuga ngo bamubajije ibintu byinshi cyane bamubaza byinshi bamubaza ati se niba waje uri umwana w'Imana amategeko se hari icyo kivuze urimo bumva bavuga byinshi ariko yagiye kubasubiza arababwira ngo ntimutekereze ntimutekereze ko nazanye no gukuraho ibyanditswe n'amategeko urumva ko iryo jambo ntimutekereze ko nazanye no gukuraho ibyanditswe n'amategeko ahubwo nazanye no kubisohoza Imana ishimwe amen aha hantu Yesu avuze ko tugomba gukomeza tugakurikiza amategeko cyangwa avuze ko tuyahagarika tuyakurikira niko avuze avuze ko azanye no gusohoza kubera ko abahanuzi bari baramuhanuye yaraje gusohoza ubuhanuzi bwamuhanuweho icyo yaravuze mbese bwamuhanuweho ariko nta buhanuzi bwari bwarigeze buvuga ngo gutanga 1:10 ntabwo bizaba byemewe umunsi Mesiya yabonetse ntabwo none Bibiliya yavuze ngo muravumwa wa muvugo ukunashaka rero ukuntu umuntu yaba afite umuvumo yaragize akajya mu Jafet aho mubwira n'abadukurikira namwe mubwira Bibiliya nivuze ivuze umuvumo ngaho ngere ko umuntu yajya mu ijuru afite umuvumo nagize ikibazo cyatumye guhamagara abandi baciye hano n'abandi bazahaca nasomye mu z'Abalewi nzongera ntegura ikindi gice gikurikiraho dusomamo amategeko yagendaga icya 10 nawe utekereza ko yasomye cyane rwose mu cya 10 cyahabwaga umuryango w'Abalewi ni umusuhuke hanyuma ngo nawe akagihaho abasuhuke n'abakene uko Uwiteka yari yategetse Mose cyangwa yategetse umuryango wa Lewi none yari yavuze ngo uko yabwiye yaravuze ngo 1:10 ni umusuhuke ni umusuhuke n'impunzi hanyuma icya kabiri ni umupfakazi icya gatatu ni imfubyi icya kane ni umutambyi umurebe ubwo ni abantu bangahe nibo bantu bari bemerewe kurya kuri 1:10 nk'uko Bibiliya ibivuga aho gitangira hanyuma rero mbwira rero kibaza kumbwira aho ngaho Imana ibwiye Mose abantu bane none abariho ubu ikibazo cyane narajije aricyo gikomeje bamajije ngo si umuntu afite umuvumo akajya mu ijuru aha ese niba amategeko y'abahabwa icya 10 yarahindutse amategeko y'abagitangayo aho yarahindutse ntabwo rero byaba byarahinduwe n'abantu aho rero gutise birakorwa cyane bikorwa
subiza uko mwanyishe ongera usubiremo niba amategeko y'abakira icya cumi yarahindutse abagitanga bo aho ntiyaba yarahindutse ariko nawe urabaza ibi birimo kumva neza kuko hari ikibazo nawe mayari aradufasha abadukurikiye ibintu ndi kubaza ni bimwe mu ijambo ry'Imana ko tubwiye abantu baryaga ku cya cumi ese reka mborohereze abubu abo barebu abo bantu bamwe baba ku cya cumi nibo bakiri ubu nicyo kibazo baryaho niba turenda baryaho ntacyo uzi ubu baryaho kuri icyo cya cumi ushaka kumenya uko kiribwa bayakajya bamenya uko kiribwa ashaka kumenya nimba amategeko icya cumi gifite amategeko ntabwo wamenya rero niba bakijyaho utaramenya uko kiribwa kandi hano mu Rwanda dufite abasuhuke tukaba dufite n'abakene tukaba dufite n'imfubyi zibana n'abarebe ziba aho abarebe baba bagomba kujya ku cya cumi ubu se bakiryaho aho ngaho rero iyo uvuze ngo bakiryaho ubwo mpita ntekereza nkavuga ni se yewe baba bana ariko ngewe muri ibyo byiciro ntabwo sindi imfubyi sindi umupfakazi sindi imfubyi sindi umusuhuke urimo kumva ikindi cya gatatu sindi umupfakazi ariko ubwo mvuze reka kugira abapfakazi sindi n'umupfakari reka mvuge weza ko umupfakari atari sindi n'umurebe umupfakari noneho ngewe ntabwo ndi umurebe yabanza yumviriza njye sindi umunyarwanda urumva bivuze ndi umunyarwanda birahagije ibyo noneho rero iyo bivuze umurebi oya ndetse gato ntabwo ari icyo bivuze ntabwo iyo bivuze umurebi ese bivuze umurebi bivuze icyo ngicyo yego ngo bivuga iki umurebi biva ku muryango wo kwari binini aha imana igomba gushyira yashakaga iyo bavuze umurebi ni umuntu ukomoka ku muryango w'umugabo witwaga Lewi yego niyo bavuze witwa Lewi noneho bavuga Abisirayeli urumva ubwo bavuze ngo ni abantu bakomoka ku mugabo witwa Isirayeli yego ariyo hoze yitwa Yakobo ahindura ibizina noneho uyu munsi yitwa Isirayeli abamukomotse bose bavuga ngo ni abana ba Isirayeli sibyo noneho ni ukuvuga ngo rero ngiwe Jean Marie ntabwo ngiye ndi umurebe ahubwo urumva njye ntabwo ndi umurebe urumva buriya Abisirayeli bo nubwo Abisirayeli bari nubwo Abisirayeli bo bari mu umurebe nawe nubwo Lewi yakomoka mu muryango wa Lewi ariko bose bazaga mu kintu cyitwa Isirayeli ubwo ni uko bakomoka ku muntu umwe hanyuma bakagira rero niyo impamvu rero yagize izina ryayo ry'umwihariko ni uko yo uwo muryango ni uko Imana yari yarawutoranije imaze kuwutoranya iwukoresha umurimo utandukanye n'abandi bakora hanyuma rero iwutandukanya n'iyo miryango yose uko ari imiryango 12 hasigara umuryango umwe wa Lewi ari Imana yari yatoranije sibyo witwa mu muryango w'Abalewi bari baratoranije gukora umurimo w'Imana niyo mpamvu izina ryabo ryakuze cyane bisa naho risumbye iyo miryango yindi noneho rero bavuga uti se uri umurebe sibyo rubajije ngewe ntabwo ndi umurebe ahubwo dore uko bimeze ngewe gira data umbyara mu buryo bw'umubiri sibyo uwo nguwo arahari nawe uramufite sibyo n'abadukurikiye nabo baramufite ubwo abo ni ababyeyi batubyara mu buryo bw'umubiri ari nabo baduhaye amazina uburyo yitwa Hategekimana Jean Marie Vianney iryo zina Hategekimana ni data yamuhaye ubwo rero rifite amateka ndetse ko nashaka kuza kubivuga ariko rifite amateka Japhet turiza kuvuga izina ryawe ritari Japhet tukavuga ryari ibindi yitwa Ntibitura nujya kujya muri iryo zina mu gisekuru cyaryo uraza gusanga iryo zina rifite amateka ko Abanyarwanda bitiriraga amazina meza y'abagenurano ariko none akazamo bahanura cyangwa se abagenurano bityo bikatuvuga bityo noneho rero aho birijwe rero urumva singira umwana wari runaka reka nekuvuga muvuga urumva ubu noneho
njyewe noneho nabaye umwana w'Imana kuva urya munsi nakijijwe nkakira Yesu nk'umwami n'umukiza umunsi navutse ubwa kabiri nibwo nabaye umwana w'Imana urya munsi mvuka ubwa kabiri urumva rero ndi umwana w'Imana ariho abana b'Imana nibo wagereranya n'umurewi w'iki gihe uguriwe umwana w'Imana uguri umurewi ndoya ikigereranyo gitandukanye wese banyundi wafata ifoto sibyo ifoto n'igicucucu ukabyitiranya ariko murugero rwanda cyangwa wafata ifoto n'umuntu ukabyitiranya ariko ifoto burya ubu ifoto yanjye tuvuga ngo ni afite ariko si wewe Japhet oya ni wengi uzi kuja kubona ifoto se Japhet ukamubura reka mvuge ko muri ibyo ari rero ubu turabami n'abatware mu bwami bwe turabatambye umugabo niwe wabirindije turabatambye n'ubwami bwe nimba Yesu yaratugize abatambye Yakobo niwe byanditse yaravuze ngo yaduhinduye abatambye n'abami nimba turi abatambye kandi abareba bakaba baravaga mu abatambye bakaba baravagamo mu barebe bavaga abatambye sibyo se ko bemeroni n'urebe kuba abatambye cyagiye batarakora amabi nimba ariko mitekereza neza bataracana ubundi muriro Imana itabahaye hanyuma wowe urambwira gute utari umurewi kandi nawe uri umutambye nimba wemera ijambo ry'Imana none jewe navuze ko ndi umwana w'Imana wowe urahamya ko ndi umurewi none mubaze akari umutambye nanda ko utari abagaragu iryo jambo ukoresheje Samuel gusubira mu jambo ukoresheje ijambo Yakobo yavuze yavuze ngo turi abatambye abami n'abatambye none mubaze Japhet ari ukuba umwana w'Imana no kuba abami n'abatambye igikomeye iki mu bwami bwe ni mu bwami bwe oya ubwami bw'Imana ntabwo buraza areka kubaye ubwami bw'Imana iyo uvuze ubwami bw'Imana ni ikintu bugiye kuza kuba njyewe mbaye mu rugo iwacu banyuze umuyobozi wa kampani haba umuyobozi w'iyo kampani ntabwo mbanye kuba ndi umwana wo mu rugo kuba njyewe bangize umuyobozi wa kampani y'iwacu ntabwo mbana ko ndi umwana wo mu rugo ibyo se ni ibyanditswe cyangwa ni ibitekereje ubyatekereje aho yandika uko yavuze yaravuze ngo ndashima Yesu Kristo wambashishije ko yatekereje ko ndi kwizera akangabira umurimo we ubwo iki abaye umugaragu abaye umukozi mwako kazi abaye umugaragu Mumisumbo kuba yari umugaragu akambwanye ko umwana w'Imana yaragabiwe yego uretse kugabirwa yego ntushobora kugabira udakunda twumvikana neza hari ikosa rero abantu bajya bakora bakibeshya umuntu akavuga ngo kuba naravutse ubwa kabiri urumva ndi umwana w'Imana kuvuga ubwa kabiri we urumva kuvuga ubwa kabiri no kuba waratandukanye n'igisekuru cyawe cya kavukire yego sibyo yego hanyuma ukaza mu kindi gisekuru gishya yego buri gisekuru cyose kigira amabwiriza y'umuryango sibyo ukagira igisekuru wabagamo kiraguza gitekera ukakivamo ukaza mu gisekuru kisenga cy'abana b'Imana kigendera ku mahame n'amabwiriza y'Imana yego ukaza muri icyo gisekuru yego aho rero iyo umaze kuhagera hari icyitonderwa urabanza ukigishwa amategeko n'amabwiriza yo mu rugo rw'Imana uriya muntu wese yabatijwe yakiriye Yesu yabatijwe yaje mu rusengero abatizwa hanyuma rero bamubatije akimuzoga bamubatije atarabireka birashoboka ko yabireka rwose akabatizwa cyangwa se niba kimwe hari abantu babatizwa banakimuzoga batarabiretse burundu akabatizwa ariko ntabwo babohereje ijambo ry'Imana yaha nicyo zakubwira bakaza mu rusengero uburyo tubatiza ako kari gahagaze tubatiza tugomba kubatiza umuntu wakiriye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwe akamwizera ntabwo tubatiza umuntu ngo azamwizere ahubwo tubatiza uwizera rero hari icyo utayobereye niyo mpamvu abizera ngo babatize
urukiko rwo kuyoboza se turiho turaganira n'abahurikira by'uko twebwe abo Imana yahamagaye ikaduhamagarira imirimo myiza ibonerwa muri Kristo Yesu ari byo Pawulo avuga ngo ndashimira Imana ko yabonye ko ngo kwizera bikangabira umurimo wayo sibyo Imana igarira Pawulo umurimo yamutumye kubwiriza abantu ariko ntabwo yamutumye gutoranya twebwe turabwiriza abavuga butumwa turahamagarira abantu kwizera Yesu tukababwiriza bakaza ariko ntabwo tubatoranya ndabyemera sibyo noneho bibuke utoranye n'indi ni Yesu Bibiliya ivuga ngo iki rero bivuga ngo abahamagawe ni benshi ariko abatoranijwe ni bake urimo biva ku mwana w'Imana rero icyo bivuze ni uko waratoranijwe na Yesu oya oya biravuga ngo icyo akora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ngo kuba abana b'Imana iyo none ujafe iyo ni umuntu oya kwemera umuntu kumwizera simamwemeye umaze kwizera nawe wemeye umwami Yesu ni ukuvuga ngo iyo uri kumwizera yego kumwizera ngabyo icyo uvuze bamwemeye yego ahubwo kwizera uvuga ni uko ni ukumenya biravuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya jafe ngiye kukubaza ikibazo mbaze kwizera ni amagambo cyangwa ni igikorwa ni igikorwa aha none ibyo mbwiye ni amagambo cyangwa ni igikorwa ibyo nkubwiye kuri njyewe ibyo ndi kukubwiye ni igikorwa ibyiringirwa ongereza iryo jambo kwizera ni ukumenya udashidikanya ibyiringirwa ko bitazaba urumva ko bitazabura kubaho urumva iyo bavuze ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa harimo amagambo atatu harimo ibyo byitwa kwizera harimo ibyo byitwa kumenya harimo ibyo byitwa ibyiringiro harimo amagambo atatu bakwiye kwitiranya habanza kimwe yego habanza kwizera iyo umaze kwizera biravuga ngo mwakwizera mute mutumvishe urabanza ukumva ibyo wumvishe ukabyemera wamara kubyemera ukabimenya wamara kubimenya ukabyiringira hanyuma wamara kubyiringira niba ari guhagarariye aho ayo magambo yose umbwira biraza kurangira kwizera ubwo yari ari amagambo oya Bibiliya nasoma kuko dore ayo magambo yose uvuze urabura ijambo rimwe kongeraho ukabyizera ndetse gato ukabyizera ukabyumva ariko warangiza ukabikora sinzi ibyo rero mu Baroma uko havuga uratuma nsoma kandi soma tugeze ku ijambo ryo kwizera sibyo turiho aha ngaho soma numva reka nsome ijambo ry'Imana urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8 ku murongo wa 24 handitse amagambo avuga ngo kuko twakirijwe dufite ibyiringiro ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro ninde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona nyamara twebwe ubwo twiringiye ibyo tutabonye tubitegereza twihanganye aha noneho uyu yaragaragaza ko umuntu agomba kwiringira ibyo atarabona yego noneho kwiringira no kwizera biratandukanye rwose ibintu yego aha natwe turi ku ijambo ryitwa kwizera kwiringira icya mbere kwiringira abantu abizera biringira icyo ubugingo buhoraho yego ibyo ni ihame ntabwo bishidikanya ubugingo buhoraho buhari abizera se bizeye iki aha noneho rero kwizera rero tugarutse ku kwizera abizera bo bizeye iki ni ukuvuga ngo twizera nde cya mbere twizera Yesu amen si ijana ku ijana igihumbi ku ijana iyo wizera umuntu rero ugendera no ku mabwiriza ye yose ndabyemera urabyemera igihumbi ku ijana impamvu twatangiye kugira ngo rero kwizera ndashaka ko tuvana mu magambo tukabishyira nakoze ngo kwizera ni igikorwa cyangwa kwizera ni amagambo hanyuma wowe uti umuntu bavuye kwizera sanga ukwizera ugiye kumbwira ni ukwizera kw'amagambo niyo mpamvu rero mubaza ibibazo byinshi kugira ngo wongere ako kantu kuko kwizera ririya jambo ryose rero kwizera ugomba kwizera udashidikanya
ariko Yesu no kumva yavuze mu bice bitatu bya Yohana ku murongo wa 16 yavuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane zatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizere wese atarimuka sako kwizera ahubwo ahabwa ubugingo. Urumva ntabwo bisaba ko nebere mbwira abantu reka nongere mbivugeho gake. Nabwira abantu ntabwo tuzaza mu gihe ko twakiranutse ko tutakoze ibyaha. Oya ibyo wanditse byashuze kubavuze yavuze ngo nibyo twibwira ko twakiranutsemo ngo meze nk'umwenda wera uri ibisiga uravuze ngo niba ukora ibyaha oya uretse kwihuta genda gake nibyo twibwira ko twakiranutse imbere y'Imana ngibona nk'umwenda wera ariko uri ibizinga ucagaguritse kuko umuntu adashobora kugira gukiranuka kuzuye kw'Imana. Umuntu ntashobora kugira gukiranuka kuzuye kw'Imana nk'uko Imana ibishaka, ahubwo Imana icyo Yesu adukorera Imana ntiturebera muri twe ntitureba viza wewe bikuvize kureba ahubwo ikurebera muri Yesu. None ndikubona gukiranirwa biriya bambikubonye amaraso ngiye gucira urubanza rubi ariko urumva nuko ikubonyemo amaraso ikintu Yesu akora rero niba byinjije ku maraso uba kuri mihambwe mu nzozi babwiye ko mihambwe nari bwira ku rusengero wacu natwe ritubwiye namwe reka nibabwiye nayo imyaka ari kuwa kane buri gukiza kugira amasengesho kwa gatanu umuntu asanga mu nzozi nari maze iminsi nibaza gukiranuka kuzuye umuntu yamukura nari maze iminsi kandi yigishirira mu ruvuga ngo kuko Imana yakunze abandi mu isi byatwitama kugira ngo mwizera wese akamuka ijambo ngiye nzigisha umwuka aza kuri nyigisha ngiye kubona ngo imbere yanjye umwuka arambwira ngo kanguka arankomanga mu nzozi nakanguka maze gukanguka ariko nkanguka mu nzozi nyine bagira inzozi cyangwa yereko barabyumva kundusha ndabyumva rwose. hanyuma ngiye kubona ngo imbere yanjye haparitse imodoka yarava ya modoka mbona twicayemo turi abantu babiri arangije urabona utuntu tuba ku modoka twe twasuga rasi ndabira amazi hanyuma twicaye muri ya modoka mbona umuntu araje afashe ya modoka yimenaho imyanda ariko yimenya imyanda inyuma ku kirahure noneho umuntu twicaye muri ya modoka mbona yakije imodoka azamuye suga rasi mu modoka habamo utuntu tubiri tuzamura amazi ntabwo usaba gusohoka mbona azamuye amazi yo kuri cya kirahure azamuye twa tusuga rasi arahanaguye amaze guhanagura arambwira ngo umenye icyo bisobanura ndamubwira ngo ntabwo mbimenye arambwira ngo umuntu uri muri Kristo ni uko ameze niyo yakoze icyaha Yesu ahita azamura imbabazi ze agahita amuhanaguraho icyaha umuntu wizeye ntajya akora icyaha nuko umuntu yambwiye umuntu wizera ntajya akora icyaha ngo ahubwo aracumura niyo yacumuye ngo ziriya swige hasi zose zimaze ngo mukomeraho icyaha ngo ntabwo bisaba ko umuntu asohoka ngo ajye gushaka umushumba n'umutambyi ngo amutambirire ibyaha ngo ahubwo iyo avuze ngo mbabarira imbabazi zihita zimutwikira zikamuvanaho ibyaha zimugezaho ibyaha azana rero icya kabiri ngiye kubona mbona wa muntu arongera aragarutse amenyeho ku yindi modoka amenyeho indi myanda mbere abantu bicaye mu modoka bavuye mu modoka none bajya kuyihanagura ariko bayihanagura batagize ute batayirimo bayivuyemo wa muntu arambwira ngo mbese witegereje neza uriya uko bigenze nabyanguye arambwira ngo uriya impamvu avuyemo uriya ni umunyabyaha wakiriye Yesu ko kugira ngo yabarirwe ibyaha birasaba ko asanga umutanzi akamusengera akamwatuza kuko yavuye kubera ko ari muri Kristo n'undi yari asanzwe ari muri Kristo uwo muntu umusengeye ijya mwatuye rumwinjiza muri Kristo ko amwaturira ibyaha niyo mpamvu yakobo yanditsemo ngo mwaturirane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe. Rero nshatse kuvuga iki mu magambo cyangwa ikirango rw'ireko turi kwibaza ngo kwizera ni iki. Njye nibaza ngo kwizera akajya kwizera ni amagambo cyangwa ni igikorwa. Kwizera ni igikorwa. Kera noneho ndumva ubu ari sawa ntabwo twawushanye kwizera ni igikorwa ariko gikorerwa imbere. Oya gikorwa n'umuntu w'imbere ntabwo bimeze ntabwo kuryohe reka mbere kuryohe kuvuze ariko ndamaze ngo gukira ijambo kwizera bivuga ngo ubyite gutya ngo ni ukuvana ijambo ry'Imana mu magambo ukabishyira mu bikorwa. Yego uko niko kwizera kuzuye ndabyemera. noneho dore cya mbere umuntu abigiramo uruhare. Yego umuntu uri mu modoka icyo yakoze
imodoka yarayanduje. Yego. Yari muri ya modoka igereranywa nande na Yesu. Yego. Hanyuma icyo yakoze yabonye ko imodoka yanduye. Yego. Yandi magambo ni yanduye. Yego. Noneho akoze kuri ka kantu azamuye swigarasi. Ushaka nda ya buto ya swigarasi zamuga na buto y'ikirenge gutyo gwenda gutwara. Sibyo? Yazamuye za swigarasi ko amaze kora kandi. Yego. Hanyuma amazi nayo araza irahanagura. Uwo ni Yesu. Izambarazi za Yesu. Yego. Zigahanagura uwari umuntu wanduye. Si umunyabyaha. Yego. Niko wavuze. Yego. Buriye ko wabonye ko uwo nguwo ni uwacumuye. Yego. Kandi ibicumuro n'ibyaha ni ibintu bibiri bitandukanye. Kubara ni umukiranutsi ntakora icyaha. Ariko iraza kugaruka aho ngaho. Ndaza kugaruka aho kugira ngo abantu badukurikiye nyine bajye basobanukirwa kuko batangiye kwibaza. Rero se umunyabyaha n'ibicumuro ibyo byaha n'ibicumuro biratandukana bite? Ubwo mu dusobanuye ko buri abantu nawe batangiye kubitekereza. Ubwo baza babishyikirira atatubaza. Niyo mpamvu tugomba kubisobanura. None uyu wari uri mu modoka dore icyo yazize. Yazize ko yari ari mu modoka kandi ari muri Yesu. Satani araza yanduza imodoka arayanduza. Ubwo yanduza umuntu w'Imana bari muri Yesu. Akoze ikosa ryo gukingura urugi avamo. Ajya guhanagura. Kuvamo ubwabyo ni ikindi ko byagombaga kuvamo. Kuko ikingura imodoka witegura ko ari imibi yakwinjiramo. Yitegura ikingura imodoka hari byinshi bishobora kubyinjiramo. N'ivumbi n'ibyo byakwinjiramo kubera gukingura. Rero icyo twatuvuze rero ni iki ngiki ni ukuvuga ngo tugaruke hariya ibyaha n'ibicumuro cyambere kwizera no kuvanisha muri Imana amagambo tukarishyira mu bikorwa. Icyo cyo ni ihame rwose. Sibyo? Rwose. Rero ibicumuro nabyo turaza kugira ngo nabyo tuvuge turashobora kuya yateme yacu twaheye. Sibyo? Ibaza ngo mbese umuntu w'icyacumi yabura ubugingo. So twahereye. Ariko turashaka ariko nakubwiye umunyamuvumo yajya mu ijuru gute? Uragaruka uti umurebi we ntabwo umurebi ureka ko ari umurebi aguruka n'impamvu ntari umurebi. None rero icyo tuvuga Bibiliya ni hamwe kuko Yesu yaravuze ngo umuntu uzagabanya si biravuga ko byanditswe byera umuntu uzagabanya ku byanditswe n'abazagabanya umugambi w'Imana. Ubwo nivuga urumva nta hari nuzongera bazongerera bya byanditse muri iki gitabo. Ubwo umuntu ugabanyije mu ijambo ry'Imana azahano n'uwongere nawe azahano. Iyo umuntu afashe rero ijambo rimwe muri aya magambo akarikuramo akanariyoresha abantu dukwiye n'abadukurikiye. Hari abantu bajya bigisha abantu bakoresha ngo kurya icyacumi ngo si icyaha arimo wambwiye arangwa ariko ubundi gogezi ngo icyacumi ngo uramutse utagitanze ngo cyakorera ngo wabura umugisha ngo wabura umugisha ariko ngo wijuru wawe ntabwo yakubujije ngo kumbe gutanga icyacumi bizana umugisha mu isi ugatuma ukagira amahoro ukagira amazu meza ukubaka ukabaho neza ngo ariko ngo waba utagitanze ukabura n'imyatsi ukagira ubukene ariko ntabwo byabuze umuntu kujya mu ijuru. Jafi ntawe turimo turaganira dutanga icyacumi kugira ngo tubone amafaranga cyangwa dutanga icyacumi kugira ngo twumve Imana. Dutanga icyacumi kugira ngo ubwo nibajije kuri njyewe ntanga icyacumi kugira ngo mbone ubwo mvuze nkotinze Bibiliya. Utanga icyacumi kugira ngo ubone umugisha wo kubona niwe hari uwo birivuga ngo umugisha wa mbere Imana itanga n'amahoro. Bibiliya ivuga ibintu bitatu akaza n'umugisha w'ubutunzi nawe urambira umugisha w'uvuga ntabwo ushobora kugira umugisha w'amahoro udafite ubutunzi. Jafi ubu rero turimo turaganira ariko manisobanura ibyo mvuze ngaho kugira atagira ibyumva akumva ko mvuze ibyo nta kibazo gusobanurire ko abantu bari kutwumva ahubwo tubanza twibaza ubutunzi n'icyo ushatse kuvuga. ko urebe jambo rakomeye wowe ushobora habari amahoro afite ubutunzi. Iyo ushatse kuvuga ubutunzi ushatse kuvuga ko abantu bavuze ngo kugira ibya mirenge ku ntebe ukagira iyo ubutunzi rwa ni amafaranga ni imodoka nziza ni etaje ni ubutaka ni ibibanza byinshi ni iduka ni kujya mu Bushinwa ni kujya mu Dubai kurangura ni ukuririmba ukajya i Burayi. Umuntu wese agira ubutunzi bungana nawe mukayimubiza tunga neza. Umuntu wese afite ubutunzi bungana nawe uko zino ntoki zitareshya ni nako n'ubutunzi bwacu budashobora kureshya. Ahubwo umuntu wese agira ubutunzi ku giti cye ko nta muntu ukira nk'undi.
hanyuma umugisha navuze rero Bibiliya yavuze ngo umugisha Imana itanga uzana ubukire icyubahiro n'ubugingo ibintu bitatu iyo Imana iguhaye umugisha umwe uhita utunga ibyo bintu bitatu yego uhita ugira ubukire iyo bavuze ubukire ni ubukire nyine ubukire bw'ibi ubukire ni amafaranga icya kabiri ugira icyubahiro icya gatatu uba uri umunyabugingo ku mugisha umwe Imana iguhaye ko yabwiye Aburahamu ngo nzaguha umugisha uzaba umugisha yego n'uzagusabira umugisha azahabwa umugisha nta komande ntabwo nzaganira umugisha nzaduhara n'ibyo bintu si byose rero njyewe iyo mvuze ngo umuntu udafite umugisha umuntu ufite umugisha ntabwo wagira umugisha udafite ubutunzi oya ahubwo nibaza umugisha waba uvuye he kandi nta butunzi ufite waba uri umugisha w'ubwoko ki umugisha Imana itanze kandi izana ubukire icyubahiro n'ubugingo uwo mugisha uzabona iki uzabona icyo ufite udafite ubukire waba uvuye hari n'ibyo nashakaga kuko biriya mvuga biravuga ngo abashaka ubwiza ni icyubahiro kandi nacyo kizanye yego rero ngo babishakisha gukora ibyiza badacogwa yego urumva ko harimo password yego twasanze ibintu byose no kwizera harimo password ibintu byose harimo password ni ukuvuga ngo umuntu ushaka kubaho neza yego akagira ubukire akagira n'icyubahiro n'ubugingo sibyo agomba kubaho Uwiteka agakora ibyiza adacogwa aha reka tugaruke nonese n'abati buri ikindi kibazo gihari ubu abadukurikira n'abavuga ati se none ko muvuga mutyo ko hariho abayiluminati batubaha Imana kandi abantu b'abakozi ba Satani bafite amafaranga menshi kandi batubaha Imana bakaba badakora n'ibyiza kuki bo batunga ayo mafaranga muri wo muvuga ntagusumisha Bibiliya kubera ko baramusumisha Bibiliya nta kibazo muri cyo gitabo twirefera turi mu ijambo ry'Imana ariko bivuze ngo ntakagira ugabanya cyangwa yivugira ibyo yishaka Bibiliya ibice 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatanu hariho amagambo avuga ngo kuki abakiranirwa bagubwa neza warabateye bashora imizi barakura bagira imbuto nyinshi ngo ariko bakure imitima yabo abana ari kongera uranze Uwiteka ugerageza umutima wanjye uko kumereye ku murongo wa gatanu avuga ngo ariko nubwo baguwe neza mu gihugu cy'amahoro Yorodani n'imyuzure uzabigenza ati ugakunda ngo nimba warasigaye ku murongo w'umunani n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe mbese wabasha ute gusiganwa n'abagenza amafarashi abantu bashobora gukira inaha ko ni iwabo areganya nkubwira ni karesi bagakeye ko batubaha Imana ariko bafite umugisha umugisha bafite si uw'Imana uw'Imana uzana ibyo bintu bitatu uzanamo n'ubugingo ukubyumvikana iyo atari uw'Imana rero nagiye kuririmba akaririmba ariko reka nkareke kantera amabuye kavuga amagambo karimo nk'akaririmba avuga ngo iyi si umuntu ayitungiramo yarangiza simvuga inyakirikiraho byose birashoboka rero ushobora kugira umugisha w'ubutunzi icyo twita umugisha inaha ariko iyo atari n'ubugingo ntabwo ari inkomoko yo ku Mana ko umugisha ukomoka ku Mana uzana ibyo bintu bitatu niyo mpamvu nakubwira uruhara rwawe rurayaga umeze neza wenyine kuko imbere ye ntabwo wahamenya imbere yo simpazi ibyo ndi kubona ndabona umeze neza kandi ibyo abantu bibwira ntabwo bifite byaba bitwaze twavuze haruguru ntabwo bitunze byinshi ariko ufite umugisha ibyo ufite byose uva ku Mana niyo mpamvu uruhara ruyaga abantu bari gukureba bari kubona ukuntu umeze bakubonye babona uri miliyarderi ariko ni uko ufite umugisha wamaze kumva unyuzwe umuririmbyi yaravuze ngo unyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru wanyuzwe n'ubushuti rero ndavuga ngo umugisha Imana itanga ni uzanirizo ariko indi bintu twita imigisha amazu n'amayetaje ntabwo byita imigisha uzita ubutunzi bw'inaha no kubera ari iwabo iwanyu ntacyo wahaburira none se Jafe ko hari abantu bavuga ko bavuga ko ufite umugisha ari ufite imodoka wowe se niko ubibona njyewe ntabwo ariko bibona ariko ubwo ndabivuga kugira ngo n'udukurikiye n'ababyumva ko navuga ati se hari abantu bafite inyigisho nyinshi zitandukanye bavuga ati ntiwaba umukozi w'Imana urimo byumva ngo ugende n'amaguru
ntiwaba ufite umugisha w'Imana ngo bagusohore mu nzu, ntiwaba ufite umugisha w'Imana ugiye kwa muganga kwivuza. Uryo ngo bavuga ati umuntu umeze gutyo we ntashobora kuzajya mu ijuru kiretse umuntu ufite amafaranga, ufite ubutunzi, uwo niwe uzajya mu gikorwa yifuza ngo ntagira. Ese nk'abo bantu ijuru bararigura abantu aha reka mbwire gutyo, abantu bafite izo nyigisho zimeze gutyo n'abazihawe babwira abantu ko umukozi w'Imana ari kubukiza. Ibyo bivuga iki? Umuntu wese akumbura iwabo. Abo bantu bigisha izo bakomeza gukumbuza abantu iyo bazajya ko Bibiliya kubivuga. Bibiliya iravuga ngo nuko mufata ibyangombwa by'ubugingo bwanyu mubitse ku Mana, mufata ubugingo bwanyu mubitse mu ijuru ubutunzi, ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri naho n'umutima we uba. Ni ukuvuga ngo nimba ubutunzi bwari mu ijuru ari mungu n'inyenzi, nimba yigisha izina abwira abantu ko udafite izina atagerereye, ni uko we amaso yahora inaha aho ntashobora kujyana umuntu hatajya. Oya, buriya ntiwajyana umuntu aho utari kujya, ntabwo bishoboka. ngusabye inshuti wajyana ahantu utari kujya. Kandi uzi niba ko ufite n'abantu badukurikira barabibonye, ni abantu bagisiyoni. Abatagisiyoni yafunguye ikiganiro iyo tuvuga abantu bose nibavuga ibya kera byo mu Rwanda. Reka mwagasharira Abantu badukurikira tubasabiriza byo mu Rwanda dukurikiye, mushake n'abandi bagisiyoni mujye mubashyira mubahereza neza mubasharinga ibiganiro byacu babirebe. Ikintu gikomeye abantu batajya batekereza, buriya hari umugabo umwe wavuze wanditse Abafilipi mu bice 2 arababwira ngo ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice, ngo musifate uko mutari mutabaho umugayo, ngo mube abana b'Imana badafite karashimishije, mube abana b'Imana batagira inenge hagati y'abiki gihe niyo bagize, uri umwana w'Imana ariko ntugire inenge. Hanyuma hadutse abantu rero bari kwigisha inyigisho bafata za Satani. Ntabwo bakoresha biriya impamvu ziti za Satani urazizi, ni uko zitajyana abantu iyo bajya, ko zitajyana abantu iyo tujya. Oya, zitajyana abantu iyo tujya. Ahubwo wenda izo nyigisho tuzijyana tugira ko za Satani nuko zitajyana abantu aho twe tujya mu ijuru. Ubwo ni mu ijuru kubera twebwe kuba tubwiriza abantu tubabwira mu ijuru, tubabwira ubugingo. Ubutumwa bwiza kugira ngo rero buzuzwe bakobwa ibyo bintu ni ukubwira abantu ko Yesu yaje agapfa akazuka akaba azagaruka. Iyo bitujuje ibyo rero cyitwa ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza butarimo ko Yesu azagaruka so ubutumwa ni ikindi kintu. Ubutumwa bubwira abantu ngo niba udafite imodoka muzajyayo. Ubwo Abanyamerika bazajyayo ko nta muntu utagira imodoka, kwirabigura muri Burayi nta muntu udatunga imodoka. Bose Abanyamerika batunze imodoka babona bayifata nk'ikintu gikomeye, bayifata nk'igikoresho. Igihe twebwe usanga umuntu agura imodoka bakamukorera amashyi, reka ngo tukumva bayifata nabagize umuzungu usigize Dawidi, nabagize umugabo baragoye biti neze karikije bakajya bamushakira umwanya wawe aho uzayiparika bayo. Barambwira ngo ugeze muri Amerika ikintu cya mbere ukora ni ukugura imodoka. Ako muri Amerika ubundi ujafe niba barabajije haba vewiti, yego haba vewiti, ariko uburyo bwo zigendera ku muvuduko wa 220 kuzizenguruka zinyura mu mihanda yazo. Vewiti ngo iba yiruka ku kigero. Ino mihanda yacu hari umuntu wambwiye ngo ino mihanda yacu ntabwo ijya agena ama vewiti, ko umuvuduko tugenderaho ntabwo vewiti wemera. Oya, buriya ngo vewiti igendera ku muvuduko wa 220 kandi ziri 120 nabwo warengeje. Hano bagendera kuri 80 na 60. Ntabwo 60 n'itwara oya zisanzwe. Ese cyapa hari cyapa bonye cyanditseho ko abagenzi rero bagendera kuri iki bubahiriza amategeko y'umuhanda. Ntabwo tubahiriza amategeko y'imodoka tugenda, tubahiriza amategeko y'umuhanda. Twajya gatunga igiseri bashyira muri 60 abantu bagasakuza hanyuma icyo nshatse kuvuga ni iki, iyo utangiye rero ubuze ijambo ry'Imana ukakumbuza abantu rero bisobanura ko wakumbuza nawe ariho kundisha abantu isi. Izo nyigisho niza Abaminata izabiri Pawulo yavuze ngo bazaba bakunda iby'isi, bazaba bakunda impiya ngo birarira bikakaza ngo bifata uko batari, ariko niba yavuze ngo ntibifata uko mutari mu abana b'Imana batagira intege. Rero twari turi kwibaza
tugiye ku ijambo ryitwa kwizera. Twari tumaze kuvuga ngo kwizera ubutunzi niho twari turi cyane cyane niho twari tugeze ku butunzi twaba byose ubwiza ariko hariho umubare w'ubutunzi bubiri. Yego hari ubutunzi bubiri ko naho buva ni habiri. Naho buva ni babiri ni habiri. Imana yabwiye se ubutunzi ariko reka jafe hano ikindi tujye tunabwira n'abantu banini badavuga tugutume agasenga Imana akakutuza ubutunzi nawe ubona atari ko kwa shitani wagerayo ugahita ubibona vuba vuba atubwo biterwa n'iki ese Imana ntijya yumva abantu bayo ese itabara itiza nk'uko Pawulo yabivuze muri muzo mu cy'ubugenzi biterwa n'iki ariko reka tumere n'abantu amatsiko jafe abadukurikiye nabyumve nawe niba ufite icyo kibazo ubutunzi buva ku Mana bugira kondisiyo ni nayo mpamvu iyo yavuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakisha gukora ibyiza badatogora ahantu umuntu atinda rero atinda muri iyi nzira yo gukora ibyiza iyo ucogoye tubibura uracogora yuko ugomba kuzuza muri iyi nzira yo gukora ibyiza rero niho twebwe dukwiye ubutunzi abana b'Imana nawe niba ushaka ubutunzi ushaka ko Imana iguha kuri bwa butunzi bwayo urabishakira muri iyi nzira yitwa gukora ibyiza udacogora ariko kwa Satani nta mategeko haba wakwira wakora ibinyanga nta mabwiriza haba uragenda ukayora ibyo wabyiba wabitoranya wagenda ukaraya bakaguha imodoka waraya bakaguha itaje ibyo wakora byose kwa shitani n'ibyaho byihuta umuntu akora ibyo ashaka. Abantu benshi bari bafite bagira ubutunzi bw'abapagani yaza mu rusengero ukarigita umuntu akaba ari umutunzi atakizwa yakwakira Yesu nk'umwami agataga tugurusengero akorera ntabwo yayize n'ibyo yari afite bidatanye isano n'iyo tujya byaturutse muri yazira ngari mu hahandi hose. Hanyuma yo buryo kwa Yesu arabanza aguhindura icyaremwe gishya umurimo Yesu agukorera tumaze kumwakira rero ndabibwira abantu ikintu cya mbere Yesu akorera umuntu musanze ni ukubanza kumuhindura akamuhindura icyaremwe akamushyira mu iforomo ye kuko mfite ukundi wagaye kugira ngo rege na Yesu ucisha mu iforomo y'amabwiriza ye iyo utaraca muri iyo foromo ikintu cyose wakora utarahura na Yesu ushobora guhura na Yesu ngo ukomeze kuba wowe kandi kabubwire inshuti yanjye uzi ko tubanza gukundana cyane rwose kabubwire akantu kamwe buriya ntushobora kubana na Yesu hano inaha ngo umukore ukumve za kondisiyo twavuganye ngo Yesu akomeze kwirengagiza bishoboka buriya aciye gukwima bya bintu twavugaga bya murenge ku yanze rero gukora ibyiza umaze kuyigeramo ugatunganya ibyo usabwa gutunganya umwami nawe aravuga ati urabyujuje urabyemerewe akira muri nabo kuko babanje no kugerageza abasha no gutabara abageragezwa bose reka mubwire abantu benshi twagiye tuza hano kwa Yesu nta kintu dufite ntacyo tudakaraba njye naje n'imyenda yasaze hanyuma twahagera reba agashati keza kwanda haje nta n'inkweto dore nambaye agashati keza haleluya imbere ya televiziyo ingasanzwe n'umunsi uzaba ngasanga bari kumva ikiganiro cyane kugira ngo ikiganiro kandi yatugize abari kwaniziye tubazi abiregera ibitekerezo kera ngiye Imana yigeze imbwira amagambo twabaga mu cyaro icyo gihe Imana irambwira ngo nzaguha kuvugiraho abantu bakumva batakureba ngo kandi ikindi gihe nzaguhindurira ngo kuvugiraho abantu bakumva banakureba ibi rero noneho abaturage turabashimira haleluya amahoro y'Imana bane namwe abantu banyumva banandika amen nagiye no ku maradiyo kuri radiyo Umucyo kuri radiyo ya ADPR radio nagiye kuvugiraho ubutumwa ubwo abantu baranyumvaga ariko batakureba none Imana yambaye ubundi muri ugiye kuri radiyo Umucyo yakoragiye nanjye ngeze kujya kunkora mutima kera ariko nari ngiye kuhapfira narahageze kunkora mutima nibwo bwa mbere nageze kuri radiyo bari bantumeze gutanga ubuhamya noneho mpageze naricaye ubwo bicaramo muri studio baraje bavuye muri hajya bakuru bava muri abana bari muri za mashini ubona bavuyemo baricaye bamaze kwicara umwe yicara hariya nanjye yicara hariya
je kumva umwaye n'ikiganiro ngayo n'ikiganiro barafase abantu ko bavuga basetsanya bari babigambanye biraca ngo rica batirungu ushitsi wacu ugiye gutangira niyo numva icyaka kirafashe niba mu kanwa hariye ubwo bwabashe yavuga ni mbona n'umva amazi batwana muri sigoro nta mazi hapo nagize ubwo ndasaga ndagiye none ariko niba nabaga ko nta byana nakoze n'akamwe hayi nuko bise ayo ngiye nambaye ikoti n'ikaravati bikomeza nuko ndatangira kwazwe n'iminota 10 numva mbonye umurongo ndafatisha ariko nanga ntangira kuri YouTube nuko natangira muri rusengero ntabizi ubu nagira kugira kuri YouTube natangira muri rusengero ahantu yitwa Mukase yari kwakira kuri channel yitwa Irembo Ryera TV naje kwigisha mu rusengero none sinarize ko haba ibintu bya channel bafata ikiganiro n'ubigisha ndimo mbwira abantu yazi rijya mu ijuru iciye mu kirere aho nasanga ngo umugore wanjye atari mu gitabo cy'ubugingo bakambira ngo turagutumye ugende mubwire ngo yiyandikisha nayo tuzamwandika ndetse bambwira ijambo riko baravuga ngo dufite ikibazo cy'uko twabuze abo twandika mu ijuru ko babwiye abashinzwe kwandika mu gitabo cy'ubugingo baravuga ngo twabuze abo twandika ngo ahubwo abantu twibonera ni abavunjisha gusa nuko mu ijuru bambwiye ngo twibonera abavunjisha abavunjisha abagabo mu bugingo bwo kwa Satani abavunjisha nibo bavuga Imana naje gusenga nta mafaranga Imana nabwice batera nta mafaranga Mana we nta mafaranga agenda asengira abantu nta mafaranga ibyo babyita kuvunjisha rero turagutumye ugende ubwira abatuye isi bashishikare kwiyandikisha muri iki gitabo ko kirusha ibindi byose agaciro kuko aricyo gifite agaciro kuruta ibintu byose none ntabwo bari mu rusengero baranguruse kuri tubwira abantu bumvise ngo abantu babyumvise nuko nagiye kuri YouTube ubu niyo baza kunshyira kamera imbere ubu nicara ahubwo twicaye tukagwa tuvuge sinari kubishobora ahubwo nuko ndi munsi ariko niko Imana yamwemereye wejya kubwirizana nazi ko biri bugende Imana rero irangira ageze kuri YouTube gutyo ntashirangira ati rero bwabo tubone naho naguhagiye cyereza ngo uvuge nuko natangiye kuvuga kuri za YouTube none naramenyere singitinya ni ibyagusa Imana ishimwe rero ndagira ngo tuvuge bantu bari mudukurikiye kugira ngo tugere ku musozo w'ikiganiro cyacu wenda kitagana kirekire cyane kikazabarambira ko tuzagaruka kora n'ibindi ariko ndagira ngo mbabwire ngo byaje gutwayeho kudatanga kimwe mu 10 n'icyaha bizana umuvumo kandi nta munyamuvumo wajya mu ijuru niba Yesu nyirizina yaravuze ngo uzagabanya cyangwa kongera azahanwa wowe ushaka gukuramo aya magambo Yesu yazaguhana hari n'abandi bitwaza ngo none se Yesu niwe yigeze ategeka abantu gutanga kimwe mu 10 none se ngo haraho yababujije nta icyo rero bana mudukurikiye mu byiteho na abantu muri kwiguza ubutunzi mukanga gutanga kimwe mu 10 ngo muri muzabisiga ku isi niyo mugera n'ipfiriye kwa shitani nawe ababwira ati ntimurenga aha ngaha ari mu ijuru habure n'ubutunzi wari bubure birangire Satani agusigaranya gukandagira ku gahanga ku gatwe Imana idumugisha twese nawe kandi Imana yagire neza mujye mutanga kimwe mu 10 jave kugira ngo icya kabiri nabagezaho ko tuzagaruka kigaruka reka ntangarize n'abandi bantu bakakirana aza kubaho ntabatanga ntabahaye ubutumwa nabo abantu bakakira yego yego abacyakira babandi twitaga bareba itabatanze kubera ko twavuze ko ijambo ry'Imana ntawe ritaruka kandi ijambo ry'Imana ntawe ritinya ntawe rigeraho ngo riherereke ikibazo nakikubiye n'ubushize ko ijambo ry'Imana iyo turibwiriza abantu baribwiriza bo bakagira ngo ntiribareba bakamenya ko bari kwijugunyira abandi bafite ingorane bari abantu ukabwiriza ibintu ariko udakora wari besiko yego ukabwiriza ibintu ariko nawe utashobora udakora kandi ntugakorera umutwaro udashobora gukozaho n'umutwe w'intoki reka mbwira abantu bafatira icya 10 mwakira icya 10 ariko mwitondera amategeko yanditseho icya 10 ariko ngo bagifata n'abantu ushaka ko uvuga gutyo hari n'abantu uzifatira icya 10 oya ntabwo byemewe nta mpamvu akabwira ngo tugiye wenda gusengera icya 10 cyawe uzadukiza Wewe uzikora abahanuzi basengera abakire umukire bakageza icya 10 kuko twasomye mushyire mu nzu yanjye mu nzu y'Imana haboneke mu ibyo kurya mu nzu y'Imana bike hari abantu berejwe kwakira icya 10 ntabwo ari abatambyi ntabwo ari abantu bose ntabwo ari imiryango 10 nk'uko twabivuze y'Abayisiraheli habonetsemo umuryango umwe wa Lewi
habamwa urubyaro rwa Aroni ngo ruhinduka abatambyi. Abo batambyi rero bemerewe kwakira ibyo cya cumi. Imana ibahaye umurimo irakinereza, abandi bateza bagitanga, abandi bateza bagitanga, abandi bagatunga nacyo. Noneho mba kuntu byagenze rero babwiye ngo abo ntibazahabwe iyindi mirimo, ntibazahabwe izindi gakondo. Gakondo yabo ihema ni ukuba mu ihema, umurimo wabo ni ukuba mu ihema. Bene data mudukurikiye, abashumba batandukanye b'amatorero n'amadini atandukanye, iki cya cumi mwemerewe kucyakira n'amaboko yombi. Imana yarakibageneye, ariko bagikoreshe icyo Bibiliya yavuze. Mu gisangiye n'abakire n'abimukira bari mu rusengero iwanyu, mwe kwiguzaho imitungo ngo mugura amamodoka n'abagenzi. Ariko ibaze iki kintu kirimo abangama kugira ngo itorero rigire abakene, rigire imfubyi, rigire abapfakazi. Ariko biriya bivuga abakene ntabwo ivuga ko umukene azajya ku cyapa abasuhuke, ahubwo biriya bivuga impunzi, ikavuga umupfakazi, ikavuga n'imfubyi n'umutambyi. Umutambyi w'ikigero n'umupasiteri uyobora abantu. Tunabivuga tunababwira ubuyobozi, abayobozi bayobora amatorero ni Imana yashyizeho, ariko tutirengagije ko ari Imana yishyizeho yishakira izo ndamo. Ariko noneho uwaje yishakira indamo uzamubwira n'ibyo akubwira. Ariko noneho tuvugire sibyo, tubwira abantu babyumve n'abadukurikiye babyumve. Wowe ukitwa ko utari umutambyi, utari umupasitori, ukaba uri umukristo, urasabwa gutanga 10% hanyuma tukabwira abapasiteri bayoboye amatorero cyangwa abantu bafite aho bahuriye neza mu 10%, ngo harimo n'abapadiri n'abandi. Mufate 10%, mufashe imfubyi ziri muri mwebwe ziryaho zemewe kurya ku cya 10, hanyuma mufate icya 10 mufashe abapfakazi bari muri mwebwe n'itorero bemerewe kurya ku cya 10, hanyuma mufate ku cya 10 muhereze impunzi zahungiye muri mwebwe. Mu Rwanda zirahari no ku Kigeme ziriyo. Mufate ku cya 10 mufashe impunzi, hanyuma abatambyi namwe mujyeho. N'ibyo bizaba bikozwe neza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko gufata icya 10 gasa naho cyabaye cyaba abapasitori gusa ntabwo byemewe. Birengagije icyo Imana yavuze ku cya 10. Iryo ni ikosa rikorwa kandi umwami azarihanira niba bidahindutse. Imana yavugisha nuko tubivuze, nuko tubyanzuye, ngo uzakora ibirenze bituvuze Yesu azamuhana. Murakoze cyane, Imana yavugisha. Abakunda kandi urabyanzuye. Ariko uwo mwambaro reka kuvuga kandi gakomeye. Uzi kubona umwana w'itorero cyangwa wa kiliziya, reka kubera ko nta dini bose n'abakristo. Uzi kubona umwana w'umukristo w'imfubyi ananiwe kwiga kandi aba mw'itorero mu rusengero cy'umugatura. Irivuga tuzabigarukaho mudukurikirane, tuzabigarukaho ko ubu tugiye kujya twabwirisha abantu, ariko tugiye kubwiriza rero n'abayobozi bayobora abantu. Yego, kuko Bibiliya barayirengagije kandi bayifite. Ubutaha ku gice gikurikiraho tuziga n'icyo kintu. Tuzakomeza kuganira ahubwo ejo kare za nkuru abantu batinye kuvugaho tuzagira tugerageza tuvuge uko ijambo ry'Imana ribivuga. Uko byatumye abantu baba gutanga 10% rero ibibazo icya 10 mu gitangire ne data mu gitange kugira ngo muvumo mwikure umuvumo wo kuvuma kandi muhabwe n'umugisha. Ariko namwe bacyakira namwe mu kigenzi uko Bibiliya yavuze ivuga, mu gikoresho uko bikwiriye, no kukifata nk'indamo mwibone mu gikoresho uko kugira ngo namwe mutavuma umuvumo, kuko namwe ari umuvumo wagenewe abantu badakoresha icyo cya 10. Urumva ari abadatanga icya 10 mu muvumo barabafere mubariho ko hari n'abakifata nabo bakabikoresha uko kitagiye nabo umuvumo ubari arimo kuvuga. Abo batanze nabo Bibiliya yarategaga ngo nabo bakwiye gufata muri cya 10 bagatangaho 10%. Kandi noneho ariko byapasire natubwiye ndasaga yatanga abapasiteri abonza, ariko gere icyo cyuma gitanga cyetera yarutse icyo cya 10 muri gereza. Aho dore ko abapasiteri batanga icya 10 kiba muri 10. Icyo cyo ndakizi ndakirutse. Ngewe ndi umukristo w'itorero rya ADEPR. Yego, nanjye nawe umukristo w'itorero rya ADEPR. None ngiye kuvuga nk'umuntu ubizi. Yego, ko ngewe narahembwe amafaranga ya ADEPR, nigeze ku muzamu wa ADEPR. Hari n'abahembwa kuri paruwasi, ndahahura n'abapasiteri
abapasiteri bagiye guhembwa ya mafaranga agasabune babagenera bakuraho icyaha reka kuvuga isabune wa mushahara babagenera wana agasabune ariko jamari hafi ejo abapasiteri n'abakozi b'itorero none se Rafi ushaka kuvuga ko abapasiteri bahembwa ngiye kubaza ikibazo mbaze bibiri ubyita agasabune ko mu gihembo turaza ntabwo turuzi ahubwo none ngiye kubaza ikibazo umupasiteri bahemba amafaranga kuki babugura baburatse gato agasabune ababuguze se arabuze ndabazi ngaho buvugira hano imbere akamenya wabuze umupasiteri ntabwo nshaka kubamenera ubwo ngaho wari rero utabuvugira hano none umuntu kuko pasiteri nawe bavuze ko arabigize aho madafuka bivuze ko arabigize abose bigize none se bigize urugero nawe bavuge bavuge se bavugira hano bigize baro barabivuze rose reka mbere kubugage uriko ushaka urugero buraze oya mire aho ngo reka mbere wenda ntacyo mbere cyo kumushahara uremera ko reka tujye bakora ADPR tugiye n'ibindi bivuga iwacu muri ADPR abapasiteri se abakozi b'itorero nyine baza wumve nabyisi nakubwiye ngo nagasabune oya byumve ibihumbi reka ngo bamuhaye ibihumbi 150 babarina ubwo 30 ariko ahugabo wenda ntacyo bamugisha ngo n'ijana nsabaka imbere yawe yagutuye ibi bya by'umuntu bibaza abapasiteri ntabwo bahabwa isabune bakatwa ADPR bisobanura ko ari abakozi bahabwa pesa yari ubu wavuga ngo umushahara njyewe kubigana banze nyumve neza simvuga umushahara wawe abapasiteri bahabwa bakatwa ADPR ikatwa umuntu wese uhembwa amafaranga arenze 30 njyewe ndi kukubwira ibintu nzi umushahara wese urenze 30 Rwanda Revenue ukata ADPR umusoro ku mushahara icya kabiri bahabwa caisse sociale icya gatatu bahabwa ubwishingizi bande ba ubwishingizi na pastor ubwishingizi rama ubushize urabeshya kadimutse rama ubushize pastor bafata tuze ubushize mu mwaka washize ku bwato abapasiteri bahabwa rama ubu ADPR yanze rama ikereye ikigega cyayo cyo kuvuza abakozi bayo cyo gukora ndabizi none ubwo babavuza wetse bafite amapasiteri cyangwa bafite mituweli oya amapasiteri agiye mituweli bayishyura mituweli oya basigaye bafite ADPR ifite ikigega cyayo kivuza abakozi bayo yashinze buza ubundi se basigaranye yashinze caisse sociale basigaranye bahe bashaka bago ariko rero gabudire iby'agasabune rero birekeye agasabune javuga ntabwo ibintu ngende umuntu yaba akorera isabune akagenda muri vete ya 120 ariko jafe dore oya ngiye kukubaza ikibazo umuntu ugera muri vete gura miliyoni 120 ku munsi ibyo imbwira ureba ibyo ntukorere icyaha ngaha aho dufite bibiri uza abapasiteri banga bafite verite uretse rugagi nawe afite neza afite rangerofu ariko wenda tuve aho ngaho twivugire rangerofu rero miliyoni hafi itavuze uretse rugagi ufite rangerofu umuvugizi wa ADPR afite undi muntu pasiteri ufite rangerofu ujya ufite verite n'ibanga umuvugizi wa ADPR no tubareke twebwe twibereye wenda ku bapasiteri bacu batwatire ngewe izi mpamvu abacu ntibafite nabi ninde ufite verite abasho bacu ntibanyumve nabi ntabwo nshaka kuvuga umushahara wabo nubwo munsi nagasabune umushahara afite rwose ngewe icyo bita umushahara ni iki icyo bita umushahara ni ikintu cyose kitwa uhembwa kiragutungira umuryango ukaba utakireka kubera inyungu kivanamo turamutse tutabeshyanye tuvugishije ukuri kw'abakristo ntabwo njye mpamye yuko itorero ryacu rihemba abakristo abakozi bayo isabune oya itorero rya ADPR rifite ubushobozi rihemba abakozi bayo ndetse neza ko ADPR mu dore ikibazo ugiye kuzana dore ikibazo ugiye guteza leta akoze tugiye tugiye gusoza dore ikibazo ugiye kuzana konvisi nako abantu ikibazo ugiye gutera nuvuga ko ari abakozi ba ADPR n'abakozi b'itorero ubwo bakuyeho izina ry'uko ari abakozi b'Imana ubwo ibintu uvuze ari byo ndabisobanura neza
wabisobanura ahubwo 80% ni abakozi ba ADPR kurusha abakozi b'Imana. ni abakozi ba ADPR kurusha abakozi b'Imana. mu bintu bibise bakorera ADPR bakorera n'Imana. Nibyo nshaka kuvuga nyine. Ni ukuvuga bandi bavuze haruguru bihamagaye. Ubwo n'abakozi bande abo bihamagaye giye simbaza kandi baravuze abo je navuze ngo mu bicekeranye aba hariho n'ubika abariho nabihamagaye batahamagawe n'Imana abo n'abandi ariko noneho iyo ugiye kuvuga umuntu uri buraherekane noneho rero si byo mwerekane ubwo ntabwo mvuga ngo ariko ntabwo twabona kuba ngo bariho kuko na kera babaye ese n'abakozi b'Imana bahagaritse none rero icyo nshaka utuje babarana n'Imana nimba bana abakozi b'Imana abapasiteri nimba abakozi b'Imana bahagaritswe nani none rero bikibaye abapasiteri ni abakozi b'Imana nakubona ko bakora abakozi ba ADPR none tara ADPR zibahagaritse none urumva ni abapasiteri abapasiteri bahuye n'ingorane kuko umuntu wese ajya ahura n'ingorane ndetse ko nabambagaritse wowe si ubazwe nuko ndi umukozi w'Imana nawambagaritse wowe si umukozi w'Imana wowe uzwi ibyo bikimenye imbere none umva ubwira akose jambo tujijisha icyo ntabwo abapasiteri bahagaritswe bageze uteze Jave abapasiteri bahagaritswe cyane ubwo bose abapasiteri bahagaritswe kandi umubare w'abahagaritswe ushobora kumutabaza ahagaritswe twari dufite abapasiteri 50. Jave turi hano oya uratura ntabwo abapasiteri bahagaritswe umuvugizi wari mu tsinda bihano umuvugizi wari ko yabyivugiye oya buretse gato reka bivugira inyuma ya kamera yewe ndavugana n'uyu abapasiteri ba ADPR bahagaritswe yego no ku cyumweru bahagaritswe ku cyumweru iwacu ngira ngo muri iby'iwacu twari dufite umushumba w'itorero uri hano ayoboke se twari dufite umushumba w'itorero hanyuma itorero ryacu ziko rifunze ku rusengero hanyuma kubera kutuzuza ibisabwa twimukiye kuri paruwasi niho dukorera iteraniro rya kabiri. Ku cyumweru twabonye inkuru itubwira yuko ibyo umushumba yarahamagaye njyewe ubwanjye yahamagaye telefone umushumba wanjye arambwira ngo amavugurura aba muri ADPR yahagaritse amasezerano y'abakozi bose uzamenya ko turi abakozi y'abakozi bose yahagarika amezi 3 kugira ngo banze barebe ko insengero zongera gufungurwa bagiye gushyiraho abavolonteri ubwo abantu bavuze abavolonteri ni utarerejwe uwo murimo utanabihemberwa yego none se umuvolonteri none bimeze ati n'umuntu uzagasigara mu cyuho sibyo natwe mbako dufite umushumba uyu munsi dufite umuvugabutumwa babandi bitaga abarimu umuvolonteri utabyemberwa sibyo hanyuma arambwira ati rero ubwo sinzaba mpari umushumba yaraje ku cyumweru urumva wa Kacyiru ubwo neza nk'undi kubera hari inkuru nahinze sinza nkuba kuva ku itorero nubwo ari ryanjye ndikunda oya no kuzi byabaye sinzima aravuga ati umushumba wanyu ntakiri umushumba wanyu afite tumwambuye titire y'ubupasiteri ariko tumwambuye inshingano uko niko ibyo muri inshingano yakoresheje hanyuma ntazongera guteranira azongera no kubayobora agiye kujya gukorera agiye kujya asengera nuko yakoresheje Kicukiro shere urumva niba umuntu yari afite akazi kamuhemba buri kwezi afite na biro afite aho akorera akaba yavanwa ngo yajyana mu rugo aho uvuga ko atahagaritswe ni hehe dore rero ngewe impamvu ntibiranye yego urongera bisubire kuvuga ufite ukuri akadusobanurira n'abahurikiye babyumva abapasiteri ntabwo bahagaritswe bagenzwe ukuri kubyumva ntabwo ariko bimeze kandi ntabwo ndi kubyumva dore icyo babereka bisobanura iyo nkuru nanjye narayumvise wowe warayumvise ko yabaye ngiye tuvuze uti babakuye bashyiraho ba volonte badahembwa
niba mbona kubwiye bigitangira ntabwo n'abapasiteri bahabwa agasabune ntabwo bahabwa umushahara bahabwa umushahara ariyo mpamvu bahagaritse umushahara bahagaritse umushahara amezi dore yenge baterwa ku gatara javeti funga wowe uretse ikiganiro dore ko bimeze bisobanura bahagarikiwe agasabune oya bahagarikiwe umushahara bahagarikiwe umushahara bemerewe gusezeranya ngewe mpamagara umushumba maze mbazongera guhembwa oya kandi njyewe niba ikindi kukubwira ako gasabune nyine wese umushahara ko bakubwira isabune ariko inshingano baracyaziba uhita isabune ubundi iyo bahagarika inshingano baracyaziba inshuti misheri agasabune mu munyeshu nzigira inshuti misheri nzigira inshuti misheri aracyaza gushingira tera umushumba mukubita pasiteri magana oya barashingiwe baranarivuze n'umushumba arabivuze aravuga ati aho tubohereje kubagira ikirere neza ubwo aho bahagaritswe azajya gushingira baramuhagaritse bazazajya gushingira hindese uriya wari umuyobozi wa Nyarugenge w'akarere ka Nyarugenge tuza amasoko ntabwo yagiye kubwiriza i Remera ariko mubwira ko tubera kamera ngenda kubwira kuko aha abapasiteri barabapasiteri hari ubwo bakigaruka kubwiriza no muri ADP abapasiteri bahagazwe barabwiriza muvande reka naho ikigero nugikora ukazansinze njyewe ndakubwiriza ko turi inshuti mu buzima busanzwe turi n'abanyitozo cyane niba umukristo bakagomba kuzaza kubwiriza ku cyumweru kwa gatanu umukristo bakabiri oya wowe ntabwo turi kumwe wa kabiri ugiye iteraniro uzatumire Michel zigisha Michel aba turamuhamagara naza akaza turamutumira hafi nazi mu kiganiro nako nazi wari mu ngiye uzambwire nkujyana ahantu hose ushaka kugura baramukaje mu kiganiro uzatumire Basumbo naza muvuga gutumwa ku cyumweru cyangwa mu ntabwo baramutenze rero oya cyo itorero ryarabahagaritse nivuga gutumwa rero rihagarika biranditswe ntabwo muri umugabo witwa Ntambabazi ari umushumba wa Rukiri njye naramutumiye numva ndamutumira Ntambabazi nanjye baze kubwiriza ijambo ry'Imana ku cyumweru barambwira ngo ntabwo yemerewe kuza kubwiriza arahagaze aha noneho rero hari ikintu tuvuga icyo twavugaga kugira ngo abantu tutareza mu kirere sibyo ahantu turi imbere ya kamera sibyo kandi iyo twavuze ni ibizwi nabo barabizi wowe wabyise umushahara ariko njye mbyita agasabune noneho rero wowe umusima ikata tepe noneho wowe genda byise agasabune ushingiye ku mpamvu washingiye ku cyuma aba bantu bemera ko ari abakozi b'Imana genda byemera atari abakozi ba ADP nta bakozi ba ADP ko ADP abakozi b'Imana ukavugirije gusa wenda nyine bakuriye agasabune bihangane kavuyeho ariko ntabwo bakwiye ko ari abakozi b'Imana ahubwo nani abasohoze umudiyakoni turabadiyakoni n'ibyo bamuruguza suzi ko badiyakoni ntabwo bizi uzi ko badiyakoni batubwiye bati ntabwo muzongera kujya mu nama bagashyiraho inama mpuzabitsina ariko nubwo baduhagaritse muri izo nshingano ariko barabonye bati umudiyakoni ntabwo yakora inshingano azakomeza umurimo avuga ubutumwa azaguma yicaza abantu mu nsengero yicaza abantu dutanga igaburo ryera umudiyakoni ni umufasha wa pasiteri niko mabwiriza avuga ni umufasha wa pasiteri aho pasiteri atari umudiyakoni abahari umudiyakoni afasha pasiteri gutanga ingabo umudiyakoni afasha pasiteri protokolo afasha pasiteri buri wese yagishunga cyane rwose ntabwo ibyo bageze bahagarika none aba bantu bahagaritse imbere yabo haka natwe barishigana batwambye muze ntahe adini ishigana batwambye n'ingizi inama twisharaga n'abo tugafata ibyemezo none nitukimenyera aho zabereye twebwe gushaka gutanga igaburo ryera ariko twese turabadiyakoni ariko bariya bose uko bimeze ndabona ko mu nama y'abapasiteri urumva abazajya kubwiriza kwaheze ko umuvugizi wa ADP yavuze yuko inshingano bakizifite basezeranye abameze ubundi abahaye ubuvolonteri bemerewe kubwiriza kubwiriza
bemerewe kubwiriza ariko bemerewe kuyobora amateraniro. ubwo rero bahagarikiwe ariko ntibahagaritswe, bahagarikiwe umushahara. njye nabyiza agasabune oya bahagarikiwe umushahara jama. reka dusoze dukore neza tugere ku musozo w'ikiganiro. Turabashimira impaka za muturwane ahubwo byari byo twibazaga. ubu hari n'abantu benshi badukurikiye bari kuvuga oya umuntu yabyita uko ashaka, yabyita isabune, yabyita umushahara. Bahabwa umushahara. agasabune ntabwo atari kubunga. agasabune bagakatira bahagarikiwe agasabune ntabwo ari umushahara. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, ndagushimira ko wumvise gusenga kwacu dutangira ikiganiro kugeza ku musozo. Twavuze kuri byinshi ariko bikwiye gukorwa. Duhagaritse imbaraga z'umwanzi Satani n'abadayimoni bo mu izina rya Yesu. Turasaba kugira ngo wemere kubana natwe wabanye natwe muri iki kiganiro. Twavuze kuri byinshi kandi turasoje, wohereze umugisha abadukurikiye bose mu izina rya Yesu. Amen.